kandi gihe niyo najya muri gereza najya nagasonga bugari mwankegera bakanzanira najya nkicaraho nkakabicazaho ngo iki ariko ubundi ndi kwibaza cyangwa se reka dusaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB sibyo njyewe ndabasaba munkureho izi mpaca z'abantu banga amahoro ku muntu bifuriza umuntu ikibi umunsi nakoze ibigize icyaha bazampamagara ndi umuntu rega nanjye shusho bazampamagara ntago uri hejuru y'amategeko ntago ndi hejuru y'amategeko kandi ikindi gereza ntago yubakiwe abantu bamwe tu hariya ni wabo w'abantu bose nawe wajyayo uzi ko ushobora kuvuga ngo ni jihad ujyayo cyangwa ni ukurikira ukajyayo ese kuki mwumva ega abana bisika ese ubundi mbabaze mfitanye ikihe kibazo namwe umuntu dufitanye ikibazo ninde nabagize nte ikindi cyangwa mamushaka kuma content I have content mfite content nyinshi ntago mwebwe ari mwebwe mu ma content icyo ni cyambere ikindi umuntu mbwira ngo genda gake ndagenda gake ni wowe uzahonja mwebwe muzaho ndi kujya ngo genda gake ngurabona bagire ngo yego ye mbega murumva rero reka mbereke niyo mpamvu kila siku nzaguma mu mitwe yanyu nk'isereri bakarasi kandi njyewe kumbwira ngo jihad ngo yego ndatukana pe simbabeshya kuko sindi umweranda sinose nibere rya Bikira Mariya ariko kubera icyo uza kuntuka kugira ngo utume ngutuka ubu rero buretse nahinduye system sinababwiye ko mfite umu IT ureba fake account iyo uje muri comment ku ifoto yanjye niwo uba wahuruye uje kundeba kubera yuko niko Drew ubu ugomba kuza kundeba ujugunya hariya gusa njyewe nshyira nka hariya nta muntu nigeze njya gukomangiriwe ku gipangu cyangwa nsaba ngo urashobora kujya uza kunkurikira jamais du tout iyo nshyizeho ifoto ukaza kuri Instagram ni jihad_2020 ukaza muri comment ukandika kabone niyo waba uri muri fake account ubu rero nahinduye umuvuno nta miyaga nzajya mbashyiriramo mfite umu IT agomba kumenya amazina baruye na email yo kuri account kuri yo account na nimero umva ikintu nkurikizaho nta fake account ngira njyewe genda mu mazina yanjye gutya ukakamuha mfite muri iyi mihanda ukakamuha shushu urandika munsi nanjye ndaza munsi nkagutuka koko nkakakumenera nkakaguha iyo nutse kuri mama wanjye nanjye mba ngomba kumugusubizaho guess what uramufite niyo waba utamufite uzajya ujya ku gituro turi kumwe ukora iki ajyeyo yego kuko ntaheza hisi nanjye nzajya mbatuka noneho rero abantu muri kunzanaho ngo jihad nta muntu nzataka ngo ngende mutuka atanutse mu buzima bwanjye umva mbikumareho impungenge sinzaza kugutuka ngo ibiki n'ibiki utanutse ntabwo ushobora kuguprovoka ngo ngutuke ariko nuza kunuka ikiri ni munabona umuntu wantutse ntimuzavuge ngo ariko kubera icyo uri gutuka jihad oya muzamwihorere jewe nzaza kugutuka nkutegurire live nimara kumenya nimero zawe nzanamara kumenya famille zawe turi kumvikana ntabwo famille zawe nzazituka ariko nzagutuka zihari nzazimeshoninga nzazibwira nti uyu muntu ndamutuka kuri uyu munsi kugira ngo namwe mube muhari kuko murakabije from day one muricara mu kantu kamwangegera mwe ngiye mwibwira yuko umuntu ushaka gutukana ntabwo umuntu ushaka gutukana ikindi kuba ndi kuvuga gutyo ndambiwe utwo du sexual comment twanyu muri kuza mwiyandikishwa jihad muri nenga matako nta soni ngo kubera iki batamufunga nyagufungirwa mu rufunzo we nyagufungirwa mu rwabayanga we ese yaje akagufunga uwo muntu bivuga yegora waje ukamfunga ikindi mbabwire ntabwo utu space twanyu cyangwa udutwita mwirirwa mukora muvuga ku muntu ari two dushobora gutuma RIB ishobora kuza gufata kuko namwe reba hano njyewe iyo ukoze space umvuga mbyuka nanjye mfite urubuga njyaho nanjye nkakuvuga wibwire ko n'abafite ibyo nkuvugaho se ubo bifite mba mbifite
kuza ngo urabona ngo urumva ngo jihadi gute se ntabwo bishoboka ntabwo ndagafu kivugwa rimwe ibyo mwicare mubizi ntawe ntahiwe ntawe naka amafaranga yo kurya nta nuzaho nta nuhazi nta ribi nta muntu nako amafaranga y'urukweto ntawe saba essence bro ntuzaze kumenyera sikumanyi kumanda we ochiuride ningora bigize icyaha ariko mbabaze ubu murusha urwego rw'ubugenzacyaha kureba ese bagiye bakarukorera akazi niba ko bigize babonye akazi njyewe nta ribi ntabwo nduwo kwicara hano ngo numve ko narenga ingingo ya 41 mu rwego rwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo aho uburenganzira bwanjye bugarukira niho ubwundi butangire ikirira muri kwicara mugahagarika amabere abandi mugakuza hariya hepfo we umuntu uri muri iyi mihanda uzazana ibintu byo kuvuga ngo nyonyonyonyonyonyoro mvuga ibintu byavuzwe iyo ibintu bitaravugwa sinshobora kubivuga ndategereza ikindi mvuga ibintu byanyu imyenda mvugaho nimwe muba mwayishyize hanze mwitegure hari umukwini ngiye kubateramo vubaha imyenda mvuga ibintu bya showbiz ikindi buretse ikindi ibintu byose mvugaho abantu bose mvugaho nuko haba hari ibintu biri kubavugwaho banishyiriye hanze cyangwa se byashyizwe hanze n'inzego runaka so rero njyewe ndabiyamye ndabihanije ndongeye mbisubiyemo ubugira gatatu wowe wumva yuko ngo baze bafunge abantu bazajya bakora ibyaha muri iyi mihanda cyangwa ibigize icyaha ntabwo turi impanga ikindi muri iyi mihanda buri muntu afite content ye ufite content yanjye ufite content yawe n'undi afite content kuki wumva ko mpuje content n'abantu bo muri iyi mihanda ko bakora ibubi abantu mwaretse kuza kurira bifuza ko undi muntu afungwa ntari muzajya mubinyifuriza ikibi kibabeho njyewe jihad usuze kurucuro hanze rugatwara uwo muntu yego ikindi fata ku mavuta Sengabonde Jean Bosco my friend ni inshuti yanjye you get ni inshuti yanjye twarakoranye kuri 3D n'ubu nizi saha turakorana kuko nta cyaha kiramuhama dukorana ku isibo so chill kuba yaba yakoze ibigize icyaha ntago n'umunyarwanda ntago bimukuye muri societe ese mbabaze iyo umuntu akoze ibyaha biba bivuze yuko aciwe mu muryango oya igihugu cyangwa leta ntago iba yifuza ko abantu bakora ibyaha ni nayo mpamvu Dr. Murangira Bitsieri umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB iyo abona abantu bari gukora bashobora gukora ibigize icyaha cyangwa banakoze ibyaha arababurira rimwe na rimwe akaba yaza kuri social media cyangwa akavuga runaka tumuhaye last warning sibyo aba bantu bari gukora ibi nibi akanabavugamo amazina akaza ku biganiro tuba twakoze